Jewe mutima cyera kitwa uburezbienne nakiretse nakivuyemo imbere y'Imana komeza nkundana n'abakobwa bagenzi banjye kubera iki kandi sindi umukobwa mubi ngo nabura umugabo umuhungu wari we wese yamvugisha si nka mbere nkuko bamvugishaga nkabamagana nkabatuka nkabakubita. Warakoze cyane gukora subscribe kuri chaîne ya Yawe TV nizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi mukomeza kurikirana ibiganiro byacu abantu babane natwe muri comment zitandukanye tubona umunsi ku munsi wamugenda mudukurikirana muduha n'ibitekerezo n'iby'agaciro cyane uyu munsi turi kumwe na Jojo uyu nguyu mwamenye muri stories zigiye zitandukanye umunsi tugarutse kuganira n'icyaje kubasangiza yaduhamagara avuga ati ubutumwa nshaka kubagenera nshaka guha abanyarwanda n'abandi bantu bose baba badukurikiranye muri rusange. Jojo umeze neza? Yego meze neza. Biracamo. Nari. Twishimiye kwakira kuri Yawe TV nagari ubwa mbere hano hamaze kuba mu rugo. Yego murakoze cyane. Amakuru ni meza biragenda. Biragenda. Ko tuje cyane. Shananga ari cyane urebye. Ni bisanzwe. Ni bisanzwe. Jojo arahamagara ati ndashaka ko dukorana ikiganiro. Ariko sinzi ngo ugiye kubwira icy'abanyarwanda rero. Shanyine murakoze nabamagaye mbakeneye cyane urabizi ubwo duherukana ni narabwiye kubyo abarezbienne babwira ko njye nashobora kubivamo ari ibintu byanjye nyine kubivamo nyine bitari hafa ako nyine urebye shanarebye nyine ikiganiro nakoze ubutaha mbona comment z'abantu mbona abantu benshi cyane bari kunuka bari kumbwira nabi ibintu byinshi cyane shanye nanjye mbona ko ibintu mba ndi gukora atari byiza bitazangwa amahoro ndavuga ati sa mugana ubundi ibi bintu kuna n'inyungu komeza nkundana n'abakobwa bagenzi banjye kubera iki kandi sindi umukobwa mubi ngo nabura umugabo kandi n'ubundi nabigiyemo n'ubundi ntabimenyera ndavuga ati nanjye ngomba gushyira agapira hasi nkabireka nkakomeza iby'ubuzima bwanjye nkashaka nanjye umugabo nk'abandi Ariete ibyo yambwiye ndamushimira cyane buriya nyine kuko ari wabinyinjijemo yarebye ko binsigamo abona ntago ari byiza nubwo yangiriye inama simbyumve gusa ahantu ari nyine ndabizi nawe ahantu ari ndabizi arambona ndamusaba imbabazi ku buryo bukomeye cyane sha nyine naramubabaje mubwira ko nashobora kubireka ndabizi kandi yarababaye gusa ariko muzambabare basi muzongere muduhuze musabe imbabazi turi kumwe none mwese mwarakijwe ahubwo tuzazana n'abashera ahubwo urimo kubyemera aho mujye mu materano nkaba ntago byumva hari aho numvaga ntazi ariko umva burandi kwicuza n'agahinda karanyishe pe ariko ubu ngubu ambwiye ngo tujye gusenga nakiruka ako muzongere muduhuze turi kumwe mva duhoberane tuzazana n'abasheriye tunabereka abasheri bose kareka ibi ntago ari byo ntago ari ibintu byacu ni ibintu nyine bidahesha ababyeyi agaciro ni ibintu bibi n'ababirimo nyine ndabagiye inama yo kubireka pe ntago ari ibintu byiza namo yatari ibintu byiza pe. Ariete we yabiretse bagombye kujya mu baganga cyangwa se abapfumu niho byagombye kubikora n'ushyiramwe agatera nama dayimona gukoresha we gufata uwo mwanzuro byaje gute? Shangewe ntago nigeze njya mu baganga cyangwa ngo mbwe ngo ndajya mu bapfumu ibintu nk'ibyo cyane cyane ubundi nabonye comment mbona kuna abantu banuka mbona kumva baransenya ngasuko ko mana ubundi nzakomeza muri ibi bizagende gute nanyura mu nzira bakavuga ati dire cya gikobwa dere biki n'ibiki bakanuka bikambabaza ako nararebye mbona n'ubugoryi ndimo pe ndavuga ati rero mana yanjye mfasha unkure muri bino bintu kubivamo nyine biba bigoye pe birakugora ariko nyine iyo ubonye ubivuyemo ukavuga ati mana mbivuyemo ushima Imana pe ukavuga ati Imana warakoze kuba warankuye ahantu nka hariya kuko nari ngiye gupfa pe. Iyo kibirimo bawumva umeze gute? Iyo kibirimo ubwo wabivuyemo uzi n'igihe wari birimo ko wari bagumeze babimeze bite? Sha nyine nyibirimo kuko nyibirimo ngiye numvaga n'umuntu wazumbwira ubusa numvaga ko nuwo wazaga nsenya numvaga uwo ngo ntago namubaraga mu nshuti zanjye twataga dushwana tugatandukana bamubwira ati mbabarira rwose ubu ugiye ubu nagiye nuwo ngiye no kunyegera kuko nabonaga ari kunsenya nkamubwira ati mbabarira rwose tega ibyo uri kumbwira ntago nge mbirimo nta nubwo biri hafa ako ubu ngubu
umuntu araza akanganiza akambwira ati se bya bintu bivuyemo gute wabonaga bimeze gute amubwira ati njyewe nabonaga ibintu nari ndi gukora atari ibintu byanjye nyine nahuye n'umumama mwiza ngira inama arambwira ati rero wa mukobwa we biriya bintu ushobora no kubigumamo n'urubyaro ntuzanarubone ugakomeza muri ibyo ndavuga ati okay noneho ngiye nimba numva ko nazabura n'umwana kandi ngiye n'umwana mba mushaka ndavuga ati reka mbireke bitazaneranya n'umuryango wanjye mpitamo nyine kubireka gutyo gusa nyine ndashima Imana yonyine yo mu ijuru yatumye mbivamo pe ndayishima kiragiye se abatipe bajyaga baza nko kugutereta batabizi kiragihe barazaga benshi cyane ego kubarazaga bakanyereta nkabirukana umva ngenda no kubica barabizi no muri comment bararyaga banandikira hamwe ati se wa mukobwa wawe kuri umukobwa mwiza wabuze iki mbere yo kujya muri biriya bintu ntukubera iki nkabatuka umva nkabandagaza ako ubungubu Mana abona tutse bose bambabarire pe buriya ni dayimoni nanjye wa mugani yabinteraga narahakanaga ngo dayimoni ngibiki n'ibiki ariko nanjye nasanze ari dayimoni yari ndimo Shamana warakoze rwose kuba waratumye mbireka bereho nahakanaga n'abagabo nkavuga ati reka ntago mbakeneye nakumva n'uwahaye kadariyete tukarwana ibiki n'ibiki mvu twakoze ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ako ubungubu nyine ntago rwose narabiretse narabihagaritse ndabasezeranya ko ibintu ndi kuvuga hano ari ukuri narabiretse pe ubwo ni ukuri kwikisa kw'Imana ajya abantu bavuga ati umuntu ngo si imikino yibereye oya ni ukuri kw'Imana rwose narabiretse nabonye nta mumaro nta n'akamaro rwose narabivuyemo nabonye nta nyungu bimfitiye ndavuga ati reka mbireke ibintu bitazanyicira nyine bishobora no kunyicira nyine nuza kuba ngenda umukobwa ndiki kajya kumva nkumbuza umugabo hejuru y'iki yo gukundana n'abakobwa bagenzi banjye ndavuga ati reka mbyihorere muri famiye bagufata bivamo muri famiye mbere yuko mbivamo barishimye bari babizi ko birimo bajyaga bagufata gute mbere ntabwo bari babizi babyumvaga nyine n'abaturage babivuga ati se umukobwa wawe bite ko dusigaye tumubona ahantu hatandukanye abantu bavuga gutya na gutya ngo ni umutinganyi biki ni umulesbiyeni ibintu byinshi nyine bakabibona ariko nyine nabo bakumva ko ari ibintu biri aho nyine gusa nyine urumva akababyeyi ntabwo kabura nyine ako gutuka ntabwo byabura ntabwo wigeze ari kubibabwira oya ntabwo nayo babwiye ngewe bo barabyiboneye babibwiwe n'abandi bantu bamaze kuyibona nyine ntabwo byabashimishije umubyeyi ntabwo yabona ibintu nk'ibyo ngo yishime gusa nyine byarababaje baravuga ati se mwana wanjye ibi bintu wakoze urabona ari byo urabona bitazakwicira izina ndavuga ati rero mama ngewe ibi ngibi kuba narabikoze kuri njye ku giti cyanjye numvaga nta kintu bintwaye ariko ubu ngubu nabivuyemo barishima baravuga ati mwana yagarutse ku murongo n'ubwo tubanye neza nta kibazo turishimanye hanyuma muri sosiyete ho bagufataga gute ubu ngubu noneho Jojo ni muntu ki muri sosiyete muri sosiyete ho sinzi ho noneho byari bidanje ko byari ibibazo ni ukugera mu nshuti zawe bakagutuka umva kavuga ati saba ngaba ni babandi twari tuziranye cyangwa none kugira ngo ugende uhure n'umuntu rimwe kabiri gatatu akwamagana atashaka kwicarana nawe avuga ati nanjye batazavuga ati turaryamana ibiki n'ibiki nabyo biba biteye agahinda ibyo byose rero nagiye mbireba mbona ko byose atari byiza byo kugenda abantu banuka bagira gute banca ahantu mbona ko inshuti zose zizanshiraho ndavuga ati rero ibi ngibi mbivemo mbireke ntabwo bizamira ntabwo bizambera byiza nese mfata umwanzuro wo kuvuga ati ndayamanitse ndavuga ati Mana rwose mfasha nanjye nkure muri ibi bintu nyine ngiye kubona nyine mbona mbivuyemo n'ubu ngubu Mana ndayishima Imana yo byagutwaye imbaraga zingana iki imbaraga nyinshi byantwaye igihe kinini pe byantwaye nk'amezi nk'abiri kugira ngo mbireke mbese iyo wabonaga ziriya komenti ukibirimo wazifataga gute ziriya komenti nk'ibirimo byo nta n'ikintu byabaga binambye numvaga ari nk'ibintu biri aho nyine bisanzwe
nk'umuntu yanuka nkavuga ati nka wasaze uri n'igicucu nkanagutuka nkavuga ati se uyu ngo ari kumbwira iki nkumva ni ubugoryi ari kumbwira ako nyine amaje gusubiza ubwenge ku gihe nabonye ko nahise nsubiza ubwenge inyuma nimbuka abantu banukaga mbona ko ibyo bambwiraga ari byo ndavuga ati aba bantu wamugana ibintu bavugaga byari byo reka nyange ngire mbireke kuko bitazanyicira izina. Hari abantu bavuga ngo ni uburenganzira bwabo nk'uko nawe wajya kubivuga abantu babatekereza gutyo bo ubwo nyine ko ari uburenganzira bwabo wowe bimeze bite se? Kuba naravugaga abantu bavuga ngo ni uburenganzira bwabo bw'umuntu abikora nyine ni uburenganzira bwe abantu babivugaga cyangwa nawe nk'uko wabivugaga nawe warabivugaga hari abantu babivugaga hanze nyine nyibirimo abo ngabo bavuga ngo ni uburenganzira bwabo ngabo narabakundaga n'ubu ngubu bakaba bati ni uburenganzira bwanjye ubu nk'uko nawe wajya kutubwira uti sinabivamo ni uburenganzira bwanjye hari n'undi muntu uba ubyumva gutyo hari mbere nyine bajyaga bavuga ati ni uburenganzira bwabo ubundi murabahora iki abo ngabo narabakundaga cyane mbere nyine nyibirimo numvaga ko abo bantu ari abantu beza ahubwo bananjijike niyo namubona namugura na byeri ngo ati vayo nkugurire kuva ngaho uvuze akantu kazima ariko ubu ngubu umuntu usigaye abivuga akabikomantira akavuga ati ibyo bintu ni byiza ngo wapi ntabwo tukibyumva kimwe wapi narabyanze naravuga ati wapi ntabwo byavamo umuntu uba ufite imyumvire se nyine wo mu gihe umuhobohe butumwa umuntu ko kuba birimo yo kutabivamo ikintu namubwira cyari cyo cyose aho ari hose yaba abikora inama namugira nuko yabireka akabivamo ni ibintu bibi byagusenya bikagusenyera umuryango mwishimanye uri umwana watahaga mu rugo ukaba wibana uba mu buzima bubi nyine butari nk'ubwo mbere wabagamo abo ngabo rwose ntabwo ari byiza ikintu nababwira ni uko babireka nk'uko natwe twabiretse ntabwo ari ibintu byiza pe. Hanyuma umukobwa mwiza wabibagamo wakagize boyfriend akaba nyine ari muri ibyo bintu igihe wabaga ubirimo wabonaga abatipe ukabona bimeze gute? abahungu narabonaga nkabona sinzi ko narabonaga nkavuga ati se nk'uyu ngaraza ambwira iki ko numvaga ko igitsina gore nuko nari maje kumenyera kubana n'umuntu w'igitsina gore ari we tubana mu buzima bwanjye nkumva niwe byose byanjye numvaga ko ngo nta kintu yazambwira umuhungu rwose we umva nta nubwo yigeraga nanyegera wapi ako nyine aho maje kumenya ko nabivuyemo basigaye baza bakanyegera bakanganiriza nyine bakamumuriza akambwira ati biriya bintu warakoze ko warabivuyemo twe twarabuze n'uburyo twakubona nkumva nanjye biranshimishije. ubwo uyu muntu abirimo imitekerereze ibitandukaniye he n'iyo umuntu utabirimo duhaye izo shusho ebyiri igihe wari ubirimo wumvaga umeze gute ubu ngubu umeze gute bitandukaniye he? Igihe nari mbirimo nari meze nk'usunabyita nari meze nk'umukobwa mbese wari waramaje kumenyera imico y'abagore imico y'abagore kandi itari myiza imico mibi cyane. Niyihe? Urumva kuryamana n'umukobwa muje igitsina abantu benshi bikorwa bitubundi abantu benshi kubyumva bumva ibyo bintu bitanabaho bikorwa bitese ubundi n'ibiki ubundi bikorwa bite bibaho ibyo kuvuga ngo bikorwa gute bobara ntago nabisubiramo kuko rwose ibyo naranabiretse ntago nanabivuga nkuko abantu bumva ngo bibaho ubundi nako no kubisobanura bigoye kumva ngo bibaho nyine ariko kubisobanura biragoye pe n'umuntu ayibwira rwose sinzi nshobora no kubivuga n'uwarusa n'uwankunda akahita nyanga kumva ko wenda ibintu nakoraga nyine ntago ari byiza pe gusa nyine ngiye ikintu nabonyemo ntago ari byiza ntago ari ibintu byiza by'umukobwa w'umwari rwose. Ubundi nimba ari umukobwa yaremewe n'umuhungu gute undi utabana n'umuhungu ukajya kubana n'umukobwa mugenzi wawe narabiretse nabonye atari sawa bivamo nabonye byansenyera. Oyo yari ishusho y'igihe wari ubirimo kumvaga ari ibintu bidasobanutse hanyuma ubu ngubu none ishusho ubu ngubu ukuntu mbayeho umuhungu uwo ari we wese yamvugisha si nka mbere nk'uko bamvugishaga nkabamagana nkabatuka nkabakubita ibiki ngiki ariko umuhungu uwo ari we wese yaza akanyegera tukavugana tukaganira ntabwo wajya uganira n'abatipe musanzwe si ukuvuga ngo uwo ari we wese yanereta ariko n'uwamvugishaga mbere niyo yatashakaga kunereta mbere ntabwo wajya kuvugana n'abatipe reka ntabwo bibaho gusa ntumvaga mbese numvaga nk'umuhungu kunyegera byonyine mvuga ari nko se navuga gute ari kunukira ari kugira gute nkumva
kuri njyewe nyine ntago mbyishimira ntago mbishaka ariko ubu ngubu baraza bakanganiriza tukaganira tukishima nta kibazo nkumva ni byiza nkabona nyine ari ibintu bisanzwe biri aho pe byambereye byiza narishimye umva Imana yonyine yo mu ijuru niyo mbishimira. Niki wicuza? Ikintu nicuza cyane cyane ni ukuba narabigiyemo biriya bintu ntabwo ari byiza. Iyo nza kumenya uko bimeze ntabwo nari kuba narabigiyemo, ntabwo ari byiza pe. Gusa nyine Imana yonyine nyine yarakoze kuba yaratumye mbivamo nkabireka nkamenya ikibi cyabyo nkabyikuramo ngiye ku giti cyanjye nkavuga ati ngiye bino bintu ndabiretse sinzongera kubikora. Ndabiretse sinzongera kubikora. Bigize no kugutera ngo ifi. Bigize no kuguterera ifi. Kunerera ifi? Oya ntabwo ngiye banereye ifi. Ntabwo ari ngiye bari. Wowe wasimbuye? Nuwo nasimbuye batereye ifi ako ntabwo ari njyewe. Ariko navuga ko n'ubuzima wenda babutandukanye kuko urebye nyine ibyo uvuyemo ni ibintu biba bikomeye cyane. Hanyuma uyu munsi tuvugana Jojo guhindura izina cyangwa se guhindura n'imico birahuye? Guhindura izina cyangwa guhindura imico? Hari abantu wenda n'ubu ngubu bacyumva Jojo bakumva nyine ni Jojo wa wundi wari ufite umugabo w'umugore. Wumva uzahindura n'izina cyangwa guhindura imico gusa birahagije? Nicyo ndimo kuvuga. Oya nzahindura imico ntago nahindura izina se kari ry'umuntu wajya guhindura izina gutoya ubujya uhindura imico kurimo ugashaka indi mico mizima ukava mu mico mibi aho uvuga ngo ugiye guhindura izina kere kugiye no guhindura indangamuntu cyangwa ugahindura uko wenda ababyeyi uko nibo baba barakwisirye izina mvuze ngo ngiye guhindura izina aho ntaba mbeshye ko ahubwo ngomba guhindura imico niyo umuntu ahindura akavuga ati nimba nakoraga imico mibi ngomba kuva mu mico mibi nkajya mu mico myiza mizima igaragaza ko ndi umukobwa w'umwari igaragaza ihesha ababyeyi agaciro ku buryo n'umubyeyi rega naho ageze hose yumva umwana we bamuvuga neza ntago yababara arishima aho kugenda kumva umwana bari kumuvuga nabi urababara aho ubwo kuva ngenda umva abantu bari kumvuga neza umwanjye arishima abavandimwe barishima. Ariko batubwiye ko batari babizi ubuse ntago bari babizi bivuyemo nakubwiye ko batari babizi ariko baje kubimenya noneho baje kubimenya bikubitana nuko nanjye nahise mbireka. Ubwo rero babimenye n'undi uri mu bivamo? Babimenye ndi hafi kubivamo biri hafi. Ariko inshuti zawe zisanzwe zo zari zibizi? Zari zibizi inshuti zanjye zari zibizi cyane nyinshi cyane kandi ko nanakubwiye ko bamwe banukaga sinanasangiye nabo kubera ibyo bintu. Nageze aho ngaho nyine mva ngubu turahura tugasangira tukishimana tugasohokana nta kibazo. Ese hari abandi bakobwa mwajyaga muhura bagashaka nko kutereta babibamo nabo cyangwa nababaho? Abakobwa abakobwa nabo nkubeshye nabo nigeze mbona kuko icyo gihe naremeje mvuga ko ngiye ngomba gukundana na Rieta ari we wenyine ari we wanje. Icyo gihe nta wigeze. Hari igihe umuntu aba afite undi uwo bakundana ariko bitabuza n'abandi kumutereta? Shaho ngaho nta bigeze bajya kuvuga ngo aryo bajya gufurira manza baratinyaga inkoni ihari kuko twararwanaga hari umuhungu yigeze kuzanira Rieta impano shanda byibuka twaramukubise cyane tumubabaza pe kuko bashobora kuba barabonye aho ngaho tumukota ngaho se nanjye ngiye kumubwira ko mukunda ko nanjye yanyica abavuga ate kare kare ndakeka ko ariyo mpamvu wenda bashobora kuba bataraje babivuge. None bivuze ko no mu buzima busanzwe abantu barabatinyaga rero? Baradutinyaga kuko akenshi cyane twakundaga guhura turwana kandi dupfa ibintu by'abagabo ngaho ngo umwe ngo yahuye n'umugabo ngo undi yahuye ngo n'iki nyine tukaba turarwanye bitunguranye. Hari ahantu wigeze kujya se bikakugiraho nk'ingaruka wenda mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nta hantu nigeze njya ngo bingireho ingaruka. Narimvuze ni wenda mu buzima busanzwe nk'ahantu byaba byarakugizeho ingaruka wenda ku buryo ushobora nko kujya nk'ahantu bakwima serivisi bakavuga bati dore umukobwa w'umutinganyi bikaba byakugiraho ingaruka mu buzima busanzwe? naho kuko ngiye icyo gihe Rieta yaranyitayeho nari mfite buri kimwe ntacyo mbuze ntabwo navuga ngo ndagiye ngo kwaka serivisi ngaha naha mbese ni nkaho nirwaga mu rugo mbese ko nta hantu nigeze njya mvuge ngo baranyima serivisi naho pe
Okay, ni sawa cyane yitwa Jojo. Hanyuma ubona umuntu yavuga ko wafashe umurongo mushyashya, ubu Jojo imibereho ye imeze gute? Imibereho ye Jojo ni wa mukobwa ubana na famiye, mba mu rugo, mbana n'ababyeyi bombi n'abavandimwe. Mbese nyine ndi umukobwa, ndimo nabonye nyine ari ubugoryi, narabiretse ndavuga ati ntabwo nshobora. Mwari mwagerageza cya gikorwa ngo wumve hari itandukaniro ririmo? Cyane. Bitandukaniye? Itandukaniro ririmo cyane nyine. Ako si ubundi nk'ako kuba uri kumbaza nawe uri umuhungu uri kwanza nawe uzagenda nawe yumvira. Ntabwo mbizi, ntabwo ndabigerageza. Sawa nyine. Ntabwo ndabigerageza ngiye. Nyine wagira ngo numve wenda, numve ko niba warumvishe ko bitandukanye koko. Biratandukanye. Ese buri kintu rega kigira itandukaniro. Nta kintu kitagira itandukaniro. Ibyiza ni ibihe ubwo? Ibyiza ni ibyo ndimo. Ibyo nari ndimo nyine ibyo wapi ntabwo ari byiza kuruta nyine ibyo ndimo. Ibyo ndimo nibyo byiza kuri iki. Mbese biriya bintu wabiroga umuntu? Biranashoboka. Cyane rwose babikuroga. Wumva imico idasanzwe kabisa. Bashaka kukuroga nyine ukumva igitsina gabo nyine ukagihura. Ukagihuzwa ku buryo wumva ko kuri wowe ukumva igitsina gabo nta kintu kimaze, kumva ko nyine bakakuroga igitsina gore kuba ari cyo kikugeraho, kumva nicyo kikunyuze. Nawe niko byo byaragenze? Nanjye ndakeka nibyo bari barandoze. Ariko buriya dayimoni nyine yamvuye. Ese wigeze nawe ujya mu baganga bakurangira? Njye ntabwo nagiye mu baganga nyine. N'Imana nyine yarabikoze nyine jya kubona nyine birizanye nyine bivamo. Ese abantu bose ubwo bajyamo muri ubwo buryo nawe ujyamo kubera ubushake bwe n'iteko ngo wese byagenze gutyo? Cyangwa naba nkubeshye buri wese ugagira imyumvire ye. Aho ngaho ngiye kukubwira gutyo muri nabarinje buri muntu mu myumvire yiwe kandi ntago ari sawa. Buri wese agira imyumvire ye kimwe nuko nshaka kuvuga nshobora gukora iki undi nagikure. Buri wese bivuze ko n'abantu bafite iyo myumvire babirimo nabo wabumva? Nabumva. Niyo buri wese agira imyumvire ye. Ucyo ngicyo cyemera nyine yarayigira kandi kimwe nuko n'umuntu ashobora guhitamo ikintu utamubuza nisamubuza gute kutamukubita ntago wamukubita niwamubwira ngo va muri nimubwiye umuntu kuva muri iki ngiki ntabyumve uramureka. Abantu se babirimo nyine barahisemo gutyo kubibamo wabumva rero ngabo nyine ikintu nababwira byo ntago ari byiza nyine nebabireke ko ntago ari sawa. Nibatanabireka ni inyungu zabo. Ni inyungu zabo pe kandi bazabona ko banibeshye. Ni kwanga ko umuntu yabivamo cyaka bivamo ibyo niwe wo kwifatira umwanzi. Cyane rwose bazabona ko bibeshye nibumva ko. Ariko nyine nkaho burimo kubabwira aho bitandukanye. Nese nge nago yibonye nge nariyete mbere ko namubwaga ati reka ntunambwira ubusa nge nago nge ibyo nago mbikeneye. Ako nyine nge ku giti cyanjye nabonye ko ibyo ndi gukora atari ibyo. Fata umwanzuro wanjye ku giti cyanjye nta mpamvu yo kuzumbwira ngo reka iki. Nimba mbikubwiye ukanga kubyumva bireke. Nuwanga nawe ejo nejo bundi uzifatira umwanzuro wawe. Cyangwa ingaruka zivamo ziba ari izihe? Ingaruka zo ni nyinshi. Ingaruka ni nyinshi. Cyambere na mbere ushobora kubura umugabo. Ushobora kubivamo wenda n'urugero ukabura n'umugabo da. Umugabo akavuga ati sunda mushakamo iki kandi yarabaye ikundanye n'abakobwa bagenzi be namushaka mu rugo rwanjye bikajya bicaho na gutya wenda akajya anibeta agasanga waba abakobwa bagenzi be. Iyo ni ingaruka ya mbere. Indi ngaruka ya kabiri ushobora ababyeyi bawe bashobora kukwanga bitewe n'ibintu wijyanyemo bitari byiza. Indi ngaruka inshuti zawe zirakwanga nizikwiteho bakavuga ati si wundi uriya nitugendana nawe ejo nejo bundi bazavuga ati natwe turaryamana nawe kandi atari nabyo. Nta kuntu rero umuntu yaba aryamana n'abakobwa ngo wowe ugendane nawe kandi utaryamana nabo ntabwo bibaho. Niyo mpamvu baravuga ati nitumugendaho natwe ejo bundi bazavuga ati natwe turabikora. Iyo niyo mpamvu navuze ngo reka mfate umwanzuro wo kubireka n'uwo ngo wese ubirimo yumve ko ingaruka ihari. Yego wazifatira umwanzuro wo kuvuga ati mbivuyemo cyangwa si mbivuyemo kuko niwe uzaba uri kwirengera ubuzima bwiwe. Wenda turimo turagana ku musozo twagira ngo hari abantu tuba dukora wenda kiganiro abantu babumvisha ukuri kwawe bumvisha uko bitekerezaho banumvishe ko wabivuyemo ariko hari igihe abantu bagira ngo ni ibintu by'imikino gihamya ni hanyuma tugane ku musozo tukureke ugire n'izindi gahunda ujyamo. Gihamya njyewe mamiriza abantu abari kundeba abari bo bose
kuko nshobora kuvuga ku magambo nkavuga ati iki ngiki narakiretse ntibabyumve ariko ndabizi neza ko nimpfukama imbere yabo nkababwira ati ngewe ndemera imbere y'Imana ko ikintu cy'uburezi bien nakivuyemo. Ngiye kubikora se? Ngiye kubikora rwose. Kambe bivuge pfukamye wenda aho barabyumva. Ngewe mutima cyera kitwa uburezi bien nakiretse nakivuyemo imbere y'Imana kandi ndashimira n'abantu bose bari kubireba ibyo ndi kuvuga byose ndemera ko ibyo ndi kuvuga ari byo kandi murakoze. Okay, bya bintu babiri seriye mwana umuntu abarenza napfukamo. Okay, frere sana turimo turagana ku musozo rero reka tugushimire wakoze cyane kubana natwe. Twizebe ko n'ubutawe ndadushobora kuzongera tugahuza na Ariete mwese mwaravuye muri ibyo bintu bibi gutyo hanyuma wenda mugakorana ikiganiro cyiza cyane noneho mwese ubwo sinzi wabagira indi nama uko mwese mwamaze kuzumva. Wakoze cyane yo kutuganiriza. Yego namwe murakoze. Kadushimire n'abandi bari badukurikiranye nitwa Patrick mwakoze cyane kubana natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV nakagaruka.